Rwanda ubashije isanduku mbere yuko apfa. Umva rero rubanda nushaka uje kwiyanduza kwa Procureur nje niye butarure ntabwo ibyo bintu byo guhanga umuntu mu mbuga byemewe. Ajura komeje kujya kubaza isanduku ahubwo hano ngaha ubuhanu zankirara uzupfu iyo wihesaheso umeze nk'akana rwa mugano wazapfa ameze gutya shushanyiriza hano ndeba ukuntu biragenda sakumire urangushushanyirize sinashushanya uraba umeze nka metero gushushanyirize se mubi ahubwo ufitiye umushiya ko ngiye gupfa uri kugira ibintu ubundi bya hano ninde uzabisigarana njye shushanyiriza hano ngiye muzamamba muzaturuka hano ngaha ugira hano ngaha ko nzapfa nihinahinye meze gutya uri kugira ngo ngiye nzabaru nupfa urambaraye ipfa ndambaraye sinuko isambu mwamambamo ntabwo yaba ni kandi uzaba warakoze isanduku yo gupfa winyanye ufitiye umushiha wagira ngo uri kurinda wangirira umushiha imbaho naziguriye yemwe wamaye n'igiceri cy'icumi ngende kugira ngo nipfa ntazabagora isanduku yanjye ibiri ku ruhande iri reserve ntabwo muzamamba ngo muri karamarimbi bavuga ngo bazampambamo birango ngo muri bukinanya naho bacukuraga bagatanga n'amafaranga je muzamamba aha ngaha nzahinana nzakwiba aha sindi waguhamba unshaka iki kadomo ubimenye ntabwo hano bazaguhamba nushaka gukora no mu mutwe voka nuko korora nje kadomo reka nkubwire je mutamambye hano ngo njewe nzagume mwiyinzu njewe ngume hano ngaha muje murantambuka aho njamye hano ngaha je ntabwo mwasha kumambira ngo muri karamarimbi gira ngo jewe bana we nawe nuyabona ajya bazaja guta mu ruzi bagakuruha mu mazi kadomo ubwire twumvikana ibintu udasanga njewe nzapfa mukaja kunta mu ruzi jewe muzamamba hano niba gushira hano nageze uruko nzata nduva kadomo nje nimutapamba hano ngoja ngume mwisambu ya papa kadomo nanjye nakubwiye ngo niba guhamba nje nzazuka noneho nje ndibuze amite nguhanyuka nje mugomba kunkamba hano none nanjye baguhambye none nakutabura nakaja kukujugunya kadomo mama nje ibintu byanje ngomba kuvuga ibintu bikumvikana nk'umuntu w'umugabo hano ntabwo ndusha ubwenge ntabwo ndusha imyaka wambwa bari kuguhamba hano ni amasikariye dushaka kubaka kadomo usibye kundemereza ukumva ibintu ndikubwira ukabyumva nk'ahatari ukumpamba hano ni ikibazo ukajura atambukame ukankanagira ukambaza ngo waramu wende baragukandagira urese hariya kururu kuri sibu ndi kuzagarukira hano baba ukaragira ibintu kadomo kanza nkwereke mama ibijyana jyasohoka hano ngaha niba ikisika jya nikubwira kadomo jya nimfa urabura ukumva uri kunywa jya navuze ngo nimfa dore nimbaho naziguze ntabwo nzabarusha ngo muje kugura amasanduku ngo muje kunywa mu marimbi nk'amagurano jya muzamamba hano iyo papa mwagiye kumujugunyana nahabona jya muzamamba mu sambu ya papa hano ku masikariye jya muzamamba hano mu muryango none ba mutabishaka muvuga none hano ngaha dukora kana uzishingura ninde uzaguhamba ariko rubaha uri kumvira kadomoro ntabwo kizamamba n'ukuntu njyewe nagihetse kiri cyane none se ubu uri kumva ufite ubwenge bwuzuye ubwenge bwuzuye sinone kwiteganyiriza hamenya ukuntu nzabaho ukuntu meze nkavuga ati isanduku njyewe ndayikoze hakiri kare ubu si waritekereje gute uri ufite amafaranga kuba wavuga ati umwana wanjye arakindutse muguriye isanduku ubu si uri uwa kangahe muri uru Rwanda ubashije isanduku mbere yuko apfa njyewe nyine nzi ubwenge njye mbonye ubukene bwawe bari ukuntu umeze ndavuga ati kanigurire imbaho nzikore mworemo isanduku nziza igurira n'irimbi rero igurira n'irimbi uririmbi hano dufite amasambu ubu si koko ruba mu by'ukuri rwose n'ahantu mvuka ntibigeze baterekera ntibigeze yewe mugomba kubamba mu rubaho rwa riguri mugomba kubamba mu rubaho rwa riguri havuka ntibigeze baraguza ntibigeze baterekera uyu muzimu waguteye ni muzimu umuzimu gwanteye guturutse gugure wawe guguremo genda vuze ngo hano ngaha mutampambe hano mu muryango jewe nikaritse yose bimenye jewe nipfa mama kaka kumamba hano ngaha jewe nzazuka ndakubwiye ngo nja gusarira hanze ubu si nta soni ufite wakigoryi ma jewe noneho iyiribuye yanje iyiribuye uri kubona hano itavuyemo isanduku nje muzamambamo kandi mukamamba hano ngaha wa mwana urimo satani hadi hako si pano yanje yagiye he ipanga ryesha ko ari je natubana gano twenyine kuzi ko nyoko yahokanye ipanga yagiye iyo urebera si munsi y'igitanda munsi y'igitanda se abajanye yone imbeba ariko imbeba twenyine yanje gute wawe wagiye he kandi tubana gano nk'imfura yanje nyoko kaba yarahokanye yaragiye imyenda yanje kute utacunga
none nambaranaga nawe ariko tutambarana ubundi ubundi sha wakuramo nkambara ngiyi simbe nambaye gusa hano ku muhanda njyewe amakariso yose nabuze ari nimwe nigeze nkubara ariko amakariso usibye ikariso yawe imwe nitije nkayambara handika sigeze abona nambaye none si nyine Ese Kadomo wabonye rubanda ariko rubanda yasaze yabyutse mu gitondo yagiye guhaha turayibona tujye saa sita ndagiye kwenda ngize imbango zo kwihambamo akora mwanje cyane none ko wabwiye dore n'ubu umukeke mugomba kugungerekaho mukangereka hano ngaho mukansezera neza kandi njye muzashira kumva yaje umusaraba nukwitabaza abanyamasengesho rubanda yasaze naje rubanda kubyiye ngo nawe waguze imbango ugura n'irimbo zaje kwishingura iyi sambu ni yiyimbwa ko ariya papa yavuze ngo araduteganyirira kuja kundunda muri karamarembe kabagamo abantu benshi je muzamamba hano ariko sha urupfu muraziranye ku buryo wamenya umuntu uzapfa hano mbere koko nta soni nusubire kubona wantanga gupfa wawe none se none mbwira ko wantanga gupfa oya uri kubyivugisha cyangwa hari ibiri kubikubwira ineza uri gutumbisha ibinga byo no kukubwira uri kubyumva Ayigamana imfura yanjye rubanda irarembeye umva ruba fata umutima rubanda wakabandagara wo gahura n'umusonga nawe uzahura nta munsi n'ubundi nta munsi nta guhomba nyafasha mu rugo fasha mpimira hano ngo ashitata kubera icyo umuntu asana igitekerezo mukavuga nanje genda vira mu rugo genda none suwe mu musema kiri kintu nababisa genda sharuba ana goko rubanda ubusi wabona ko rubanda tayi uzibashungira mu mwanya genda bwawe nkeneye uzibashwa genda wa yakuru kiri kuruka nk'umurambo we rubanda nta kigenda yapfuye ahagaze Kadomo nose ubugora bitarangiye mbonye n'ibiki koko none si buriya ndakubaza buriya biriya bintu ntabwo ndaje kubimuvuza iyo si wamuvuza none nari kumva arapfa bwo arapfa nyine sha ubwo yabatigo sha satani ari gutera kwinshi Kadomo ndekundorere urabe muri kubyumva mwese n'abantu bari kunyumva njyewe ntabwo nasaze mama ari kumbuza uburenganzira bw'umwana njyewe nimuza kumamba njyewe napfuye njyewe mukavuga ngo njyewe muracigura muri garamarimbi bagendaga bakagura ngo abantu bagatanga amafaranga njyewe ntabwo nzabyemera njyewe mugomba kumamba mu mbuga mu rugo iwacu ahubwo nyine wewe gereka nkubwire kaje nkugira inama ya kigabo wewe mbiye pantaro mbe nyambaye noneho ubona kugura mu cikopa abari kurambara yonyine nawe uje kuyigura yambaye none si bundi cyagishanga cyo kiri hehe none ko naba mbigenje waje kudodesha si London kanje nguri waramutse sharuba waramutsera je ngo kwa bizeto bimeze nk'ikizeta cy'inkoko byagenze gute karyo nguri cyane cyo kubwira mama je karyo nguri dore uvukanaga na mama muri imiryango nyoko se kandi byabaye iki ko muhora mutuma utazasanga naje jibyawe nabi kuryoje kandi nje n'urugo je nkarutsiba no kwisi je mama je nabwiye ngo je niza nibaho zari buyu nabwiye ati nje isanduku nje yaje gomba kuyikora mukamamba mu muryango ariko se sha umuntu wakuroza no wahe none korero mama nubwo rubanda abyutse ari gute nanje yarasoretse neza gute sha kagahene nakagurishije ariko nyirabutarana asigariye kubona ihene niwambwiye ngo ugiye kuyiragiza kwa Madarina nayigurishije nanje leta radukomoreye nshaka kuzana umugore kuri 18 ariko ubwenge warabuneye uriyizira kuzana umugore igitekerezo kibi uwo mugore se uzamurya uzamumaze nzamujyuna uba abana bose banshizeho ariko koko jewe karyunguri njura buri kumva je ntabwo nshaka kugira ngo muzapfusha ubusa amafaranga mujya kungura amarimbi gira bahambaga abandi bantu je mugomba kumaba mu sambu ya data uri kumva ubu ni wowe reka nkubaza umuntu wakoze noneho yabanje gukaraba yakoze avuye mu kabari yakoze avuye mu mva yakoze avuye kwa sawuri ndenzenze yakoze avuye he je karyunguri njibye ntabwo mugomba kubimbwira je mutamabye mwira sambu ya data urareba ibintu hano urakora akantu nushaka kuja kubwira mwene nyoko byo muzabambe hara mu isambu ya data uri kumva nawe none se ugiye gupfa nawe nuza gushingura ugasanga bampambye ahantu atari hara mu rugo mu mbuga ntuzakingureho wagatwe kabiwe ariko kumiro na amavunja ariko reka nkubone umva hamwe umbwira reba kuntu ubyirutse cokoza pe igihagararo cyawe ni cyiza wari ukubyiruka neza ariko umuntu ukurose araguhemukiye
amagezi none ubundi hano mu Rwanda nta muntu wemera gushingura umuntu mu rugo rwe. Hari amarimbi yateganijwe yo gushinguramo. None cyakiri kudumukiza nta n'isoni ufite. Ntaho tuzagushingura tuzareba. none niba yasaze n'ubundi uramugarura none. Buriya ngiye kuza kureba nyina. Tubyiga turako twavuze uriya mwana rwose yaba yangiritse ari mutoya. Umuntu ukuvuga ngo yaguze isanduku ngo yabajije ngo bazamushingura ku muryango ubusi n'urugi. Asi mwana ngo ubundi ajira koko ntambaye ubusa. Urabikiza. Ariko nubundi uhamara je arambabaje. Kuyamenye ko anambabaje ko mpfa kugenda gutya. Ubundi haricyo ndaba. Tungwerekesha. Ubundi abakomeye ni hano. Abana mwese munshizeho pe ubu birarangiye. Uwe urarebye ubona umutari ukugoma kuzana umwana w'abandi ukingana gute. Nuko mbonye mwuru rugakene gutamba kuzukuru. Gupfuta abanyakuzukuru biragushimishije. Nusubuka domo ubu waterinda. Ego. Imwesi impanga yabatatu kandi itari niya babiri. Ariko sireba imyaka ufite. Ntiwari wigurira n'ikabutura y'ibihumbi 200. Nurangiza ngo ugiye kuzana umuntu. No simanje ubinturiye none nyigukuriremo nyigu yambara. Ariko subuka domo mu byukuri atari nibanga. Ubu wari wapfundura koko. Kanze mbikwereke. Nge napfunduye. Enda mfashe. Enda nkwereke nje fashe. Umva kadomo. Ntunzamurira isukari. Ntunashe umutwe akakanya. Ntubane ibibazo mfite bingana kuriya. Umwana wanje wipfanda muhombye. Mu mambu. Burantugire ngo burashashaka kwikuta no mu modoka. Ngiye kubikurikirana. None ngugiye kuzana umwana w'abandi. Urabuha iki? Ndamubyaza nagize amushira mu yinzu. Ariko haryo ngo leta yabivuze kuwa kangahe yavuze ngo leta yaradukomoreye nuko bajyunira kuri 18 wabushaka ugira no 17 urukuza 18 ubu ariko muzasezerana no kumurenge hose ni ukubwira ngo kuzukuru ejo undi karatamba hano cyangwa ndakuba kadomo ibyo bintu bikora mu mutwe Ngibi nabyumva. Amvuguruze kuberira ngo ni kadomo. Nje nigurira imbaho za ribuyu. Vuga ngo ngiye gukora misanduku. Ko burere. Je muri kumva wenda mutagira ngo hari ibindi bintu. Zakayo. Amakuru gaho. Ni meza. Nawe ubimenye? Utazasa muje kumamba je napfuye ngo muje kuba muri garama rimbi bashaka kugura. Je mugomba kumamba naho ugomba kuvuga ati rubanda mu mwanya wanje aje gupfa yarambwiye ngo muzamambe mumvuga mu muryango. Uri kwitagura gupfa? Je nakubwiye ngo ugomba kunshinguraho. Uri kumva? Ubu urabizi neza kujya kuba. Nabanye nawe nabi. Ntabwo twabanye nabi. Rose kunshinguraho uri kumva waba ukingoma inku. Ubu urabizi ariko neza kujya gupfa. Ntabyo nzi ariko nje nzapfira n'igihe njewe ntazaba nyiri kwisi. Je nibatanshingura hariya mu muryango gw'iwacu ngo mpambwe musambu ya papa. Jewe Zaka uzabibazwa nzazuka nzagusanga wari nzaguhanyo. Ibyo bintu biracyabahuru. Uri kumvuguruza nawe ujye kumera nka mama. Ngayikomereza ikomeza. Mama. Ugomba kuhagarara kumvuka avuga ati rubana ni mushingura iyo ngiyi. Yaravuze ngo muzamushingura aha ngaha. Okay. Sawa. Ushaona karirimba mvuga ni aheza mwijuru ngo tuzahurirayo bagende. Na uzafu. Sawa. Ariko mwa upfuye utariye nagatunda kabakobwa numvaga mwa. Yewe ugomba kubivuga n'umuryango wanyu rwose gukabimenya. Nge nakubwiye ngo ni ukukuririmbira ni aheza mwijuru. Wambwa we uri kundirimbira napfa wambwa. Kuzandirimbira napfuye. Wapfuye wahageze. Uhongera uririmbira no urebe nimba utarantanga hasi none hagushimye. Kanigendera ariko ragukenye kabwera kataye. Myaka 15 ndakaswa umwana arahekutse. Ewe. Kasirusazera. Koko bibaga. Bintu. ariko rero kadomoro reka nkugire inama dore ubu ibigo by'amashuri byatangiye aho kugira ngo uzane uwo mugore niko nyirabutaro gusubiza mu ishuri nyirabutaro baramutse yego baramutse sha iyo muhungu wa rubanda ngo bimeze gute none se ko wambaye ubusa uzi ko ntambaye uko ko ntambaye none se ubu ngubu upfuye guhuruduka mu buriri utambaye uje hano kwa nyirabutaro gukora uje kunsenyera reka da uzibazo nahuye nabyo nani ihe nabyutse mu gitondo nshaka ipantaro na pantaro ndayibura imbeba zigwana mudu naho urabizi ko umugore wanje araho ntabwo mbere bakwirukana ubwo bakwibye baherutse kuza kunyiba hangaha barankingiranya cyo ntacyo ibyo ngibyo tubyihoreye rubanda yasaze
rubanda angezeho mu rugo ati rero Karyongoro mutacingwa impande y'umuryango w'iwacu ntabwo byazavamo nazazuka nkirukanka ku musozi aragera umusazi mugenzi we ubwo se ko wari ufite izo ngorane z'uko wabuze ipantaro none ubwo uje wambaye ubusa hano ngo uje gukemura ibyo bibazo bya rubanda none se ntabwo ari ikibazo gikomeye gikomeye hese rubanda ko yasaze rubanda kuri kubona nta bwenge afite rubanda kuri kubona afite umuzimu uri kumuvugiramo rubanda ngo muhamba ahangaha Karyongo kuko nawe urabishigikiye kuko nagacibwa ibere ahangaha ngo nsature umusate ngo abone umusate kwasi ngo ni ukugira ngo hahamwe dore izi mbaho ngo agiye kuzikoramo isanduku wabonye nde wakoze isanduku muri uru Rwanda mbere y'uko koko ngaho mbwira iryo shuri nawe ribagiye je ko nkugira inama kandi inama ni ya kigabo rubanda mureka apfe noneho namara gupfa uzamushingure ahangaha hano inyuma mu byondo nta kibazo ibyo kuvuga ngo ugiye utanga amafaranga ngo bamushingurire ahiye uzamushingure mu amatafari sinabivuze nanze kumushingura mu mbuga ngo nimushingure mu nzu Kadomo nyumvire ejo sinama kigabo ariko hari nawe ibyo sha sirunguru ko watumbayeho igifote ngo gwabaye cyangwa niko urapfa mbere aha birenze kimwe ako ni nagatoya umuntu yagasha no mu ngufuri agafungiranyamo kuko ibyo bintu kumva u Rwanda rwo ranabyemera byibuze cyane nuko ubwira nibyo kandi nawe urebye wasanga ari ariko ufite bakobwa bawe amazi ariko jewe mvuye kwiyanzuza hose no kwa mudugudu ngezeyo na muturanye ntabwiye ko muzamamba hano uremera kumamba hano cyangwa inzu nyiritu umva rero nkubwire rubanda nushaka ujya kwiyanduza kwa Procureur njye Nyabutarure ntabwo ibyo bintu byo guhamba umuntu mu mbuga byemewe